turabakunda cyane duhora ku mutima. Uyu munsi rero nifuje yuko twaganira, ariko nanone ni prank. Nizere ko muyizi, ariko mbere ya byose banze ukande subscribe, kore share ni comment, kugira ngo ibiganiro dukora byose bibashe kubageraho neza hatagize ikibacika. Aka kanya rero ndi kumwe na Belize, amazina nanjye nitwa Rachel. Uko mubizi mu minsi yashize twakoze prank, none twongera kugaruka. Akanya rero dufite hano ikintu cyitwa ifu y'ubugari. Ndizera ko mwese muyizi, abatayizi bihangane. Ifu y'ubugari nateguye ibibazo byanjye, Belize nawe ategura ibye. Ngiye kumubaza ikibazo kimunanira, ndamuhana ndamusiga ifu mu maso. Ibyo nateguye ntabwo abizi, nawe ibyo yateguye ntabwo mbizi. Ubwo ngubwo uwo binanira nyine afite ibibazo, sibyo? Mubane natwe rero muri aka kanya, abari mu Rwanda, abari Tanzania, Uganda, hanze mu Burayi, muri Amerika, aho hose turabashuje cyane kandi turabakunda. Okay, twagiye. Urabanza cyangwa mbanza? Nta kibazo wanakora mukuru wanjye. Urimo kwibya aho ngaho ukanywa gahoro, uretse ibintu byo kumukorera. Uribuka ibintu ushize wankoreye? Ubwo baguhaye igitekerezo nakumvise. Natari cyo mwampaye? Nababeshya. Nta kibazo. Belize, ni ryari wuzuza isabukuru y'amavuko yawe? Itariki ni ryari? Ukwezi ni ryari? Umwaka ni ryari? Itariki yanjye y'amavuko. Ntupfunyikire. Oya, ntabwo upfunyikira. Njye navuze kuri Santa. Ngiye kubara abakecuru ngo twabuze amasaka yeze. 14 z'ukwa kabiri. Denise. Beri urimo kumbeshya. Oya nibyo. 14? Niyo anniversaire. Ntabwo mupfunyikira. Data, mube hafi, sibyo? Uyu mukobwa ntabwo ari kumbeshya. Nibyo. Bakuvugiriza urareba yamaze ko bari kubeshya. Sawa. Twagiye nanjye. Ikibazo cya mbere kiragira giti: Minisitiri w'Intebe yitwa nde? Uziko utagira umuntu? Ntabwo muzi amazina, nta nubwo wanatomboza. Urabona urihangana ugiye gusigwa ifu nyine, nta kundi twabigenza. Kamukubwira yitwa Gatabazi Jean Marie Vianney. Baya ndagushyiramo, ntabwo ndi bukere nyinshi pe. Yagutera agafude. Ninukurikiraho ninjye.
ni ryari korona yaziye mu Rwanda abantu bose tukabimenya? Ni mu kuhe kwezi? korona yaje 2020. Nakoresheje ukwezi. Kamenya ifata ni mu kuhe kwezi? mu kwezi Agiye kudupfunyikira. oya ntabwo ndi Mu kuhe kwezi? ntabwo ndi bumapfunyikire. yaje mu kwezi kwa Okay, mu kwa mbere. Yaje mu kwezi kwa gatatu. Tega rero. Tega. Nabi yakatatu. nyakizaho byinshi. nta kibazo. sawa ni igikurikiye. ni uwuhe mu perezida uherutse kuza tariki 2 ebyiri ndetse n'eshatu Kanama 2020 yitwa nde? yavuye mu kihe gihugu? Uherutse kuza heza mu Rwanda. uherutse kuza mu Rwanda? Mubirebe. Kwezi byakugura neza nyine. ntabwo wabibona kudakopera kandi gukopera ni icyaha. 2020. na rimwe. Na rimwe. Uwa Tanzania yitwa nde? amazina ye yitwa Ndera. Ako ntabwo ambaje amazina. ujyana kubonye ngiki mu kibazo ngiki kirimo ngiki yitwa nde? ngiki cyanditse yitwa nde? Amazina ye nani? Ako ndabizi ko ari uwa Tanzania gusa amazina nani nibo. ubwo cyangwa kiba kigiye tega umwana mubi. uretse hano Ninjye ujya kukubaza. kandi ugiye kukubwira igisubizo. Ehe. yitwa Samia Suluhu Hassan. Sawa. Urambere iki? Mbwira si tubana. Mbwira ibiryo bitatu ngewe nkunda kurusha ibindi. ukunda igitoki. icyo ni cyo cya mbere. ukunda umuceri n'inyama. Wabyishe. Uzi ibiryo nkunda? Nkunda igitoki, ubugari n'inyama. Yashyemo ubugari. Kandi urabizi. mu ndabare mu bitekerezo rwose ntabwo none wumva n'ijya ukurikiyeho. twagiye ikibazo kiragira giti umusozi muremure muri Afurika witwa iki? Nawe. tega za ibangukiriza. N'icyo gihora rimwe. uretse gatara Kilimanjaro niko witwa. ubwo utazajya wakimenya. umwami wa gatanu wayoboye u Rwanda yitwa nde? Wanditse ibibazo bikomeye uretse utanamenyaga nta gushyiriraho. Uretse. Wa gatanu wayoboye u Rwanda.
Kiyora bimwe ariko. Bimwe ariko yewe uzana gato. Let's. Agasa. Pega umukobwa. Maze mama kikakunanira. Wait. Umwana hano yitwa Bewura. Amazina yose yitwa Yitwa Byumva Gusenga Esther Deo. Wait. Buretse gato. Ngiye kwa gatatu. Nubwo utabarangiza wararangiye. 1 2 3 Buretse gato. gatatu karangiye. Byumva gusenga. Uranyishyuye. Umva nanjye nkubwire. Hajya n'umuriro cyakane cyari cya gatanu. Cya gatanu nari mubajije. Ni cya gatanu. Twagiye nanjye. Yewe sindi kubona. Mumva rumubwiza ukuri. Bamumishije. Okay. Umugezi munini muri Afurika witwa iki? Umugezi munini. Wamubije. Wamubije neza neza. Wamubije. Anzi ko mbona nkamaze. Sarababa. Witwa ngwiki. Witwa tugiye kubara. Tangire. Umugezi munini Muri Afurika. Afurika yose mwa. Ubimo bintu. Kambanye kakiri. Tega neza. Menya ko usigaje ibibazo bingahe n'insiga yose urabufite. Oya ntabwo ndubona. Tega kimwe. Buretse. Oya. Avese. Uri kunyorera n'ingofero yanjye yatanga. Wowe ukoze ariko. Ako se tubuza gatoya. Tubuza gato. Oya. Uri no kuyinamika. Biretse ibyo nsigaje nta na kimwe uri bushoboze. Ese icya gatandatu kiravuga ngo ese ijambo rivuga ngo mbese umunyabinyoma ninde keretse uhakana ko Yesu atari Kristo byanditse he? Matayo. Matayo. Byanditse Matayo. Yohana wa hehe? Yohana wa Wande. ibice bingahe? Ibice. Ibice bingahe by'inyanti? 10. Byanditse hehe? Ibice bingahe? Ni bane wanjye. Ibice bingahe? 10. Hagati ndakeka ariko Hagati ndakeka ndakeka
hagati ya 10 Manjwi 14 14 hakunaniye 14 ntabwo ari hakunaniye 14 oya uri kugenda umanuka wagira ngo uze kugera aho nateguye Yohana wa mbere ibice 2:22. Sha, ndago, uri kanzi. Ibintu ntabwo bibaho. Niba wowe. Aziko musa kagasimba wajya akabombora make bwakaza Buretse ndaje mugira umuntu wose. ungira umukiza Hari akabohoro k'agasimba. Banyere kariya kabohoro. Kagira ibyo hejuru. Kamwe gasesera mu itaka. Ujye kwemera. Kamwe gasesera mu itaka. Ako niko ngiye kugira ngo twagiye. Ikibazo ngiye kukubaza ni cy'ubwenge. Uri ku nyanja niho uhagaze. Uhagaze ku nyanja nta nzu n'imwe ihari. Hagati y'iyo nyanja harimo igiti. Suzi koga, suzi no kwambuka. Nta bwato buri kuri aho ngaho. Kandi si ufite kandi urashonje. Urashaka kugira ngo winjire amazi kugira ngo urye ironji riri muri icyo giti. Urabigenza ute kugira ngo urye ironji kandi mu giti harimo inkende. mpagaze hakurya y'inyanja uzi ndatera ibuye ya nkende iragira umujinya noneho isoroma imbuto izintera noneho nzisaba ni ibyo ngibyo nyine nayitera ibuye noneho nigira umujinya irasoroma imbuto inyishyure noneho ninyishyura nahita bisaba nyine njye Wagitoye. Ngwino neza. Igo Neza. Yiwe Umwanzi. Okay. Mana we. ugiye kumbaza ngaho mbaze ibyawe birangira Oya mbaza nta kibazo. ikibazo cya karindwi aricyo cya nyuma sibyo kiragira ngo abami ba mbere sibyo ibice 22 umurongo wa 15 handitse gusa Abami ba mbere ibice 22 umurongo wa 15 ibice 25. akuraguriza ifu yari yashize Elijah n'abantu abami ba mbere abami ba mbere ibice 22 umurongo wa 15 22. yego rwose Kinzani. Kwanzibuka. Byansinze. Ibi byansinze. Havuga ngo iki? haravuga ngo nuko ageze imbere y'umwami umwami aramubaza ati Mikaya dutabare i Ramoti Galeyadi
cyangwa turorere nguriza ku ijosi oya oya shanguriza kandi nabamombye ntabwo nakiguriza ndaguha ese icyanyuma murebe rwose nk'uko abyara noneho ndatsinzwe ntabwo tsinzwe sha tega agasura kawe nyine hano neza bisa kuri gukinga intoki ureka nyine ureka najya ubanza witegura njya niteguye nanjye tega nyine siko nahumye ngeze nasigaye uretse nyine nagize nyine ratira manye musaba kuri cyane niwanga nasigamo hano inyuma umva umukobwa mbega umukobwa ni uko nguko muremye guys ibibazo nyirateguye umva ararangiye ibibazo byose birarangiye noneho ndafitwe ariko icyiza nuko asigaranye agafu gakeya none ikibazo ngiye kukubaza ikibazo ngiye kukubaza kiragira giti zaburi ya 91 ivuga ngo iki wowe zaburi ya 91 uretse yewe shaka ukuntu nari nyizi ntanakunda ahubwo uretse zaburi ya 91 ako si buretse ndabizi ntabwo uyimenya gira vuba ako ntabwo ari yose vuga n'ubu yerekaga ko none haranyata undebere ko njabutse pe niyo mahirwe yanjye ako mana ubu koko mana koko si wangirira imbabazi ngwino egera ibitubuza bya Aburahamu niko bajya bakunda kuvuga izane rwose wishyiraho umunwa bitewe nanjye ukuntu wangeze karangiza ngo kakagira gutya ngo kakagira uruza ibibazo byanjye noneho birarangiye nari mfite byose ngibi byose ndabirangije nta na kimwe nsigaje ariko byampaye bikomeye nanjye bikomeye reka rero babwire sibyo ibintu ntabwo ari byo yagize ifu nyinshi kandi nagiye mubabarira oya ntabwo mbabarira sinakubabarira ahubwo ninjye watangiye ngira mushyiraho gake gake ngira ngo uraza kugira kuza kubemekereza murumuna wawe mbona ibintu byakaze ntabyo
reka mabwire sibyo ibi nankoreye ariko nanjye namwishyuye ubutaha tuzabazana utundi tuntu noneho twiza kurenza iki mume amakuru ya komenti ngewe mubwira kandi muha amakuru rata mungira inama y'ibintu nzamukorera murabizi ibintu ubushize yankoreye ibi ngibi ndabikoze akajya nyishyura ariko ubushize ntabwo namwishyuye rata mume igitekerezo cyiza ku buryo muje hahandi pembere ndabizi ufite abari bo kugira inama ariko nanjye bazagira inama guys turabakunda rero mwabanye natwe Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kudukurikira ni inkuru ikomeye murakoze cyane bye bye Uzi ko utagira umuntu